bariza abagenzi uti ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo bariza abakozi uti ko mutagikora imirimo yararangiye cyangwa mufite konji imana nta mwanya ifite wo gukina n'abantu yambwiye ngo mbwire abantu ngo nta jambo ryayivuye mu kanwa izabeshya umuntu ibyo yababwiye izabisohoza kandi munakomere nubwo bikomeye nubwo mubona ibihe bimeze nk'aho bwiditse bwije ariko yambwiye ku bantu badukurikiye imana yambwiye ngo muri iyi minsi hari amatangazo 3 imana yambwiye muri iyi minsi iri gukorera nyuma ya 0 irambwira ngo mbwire abantu ko n'ubundi kugosora birakomeje Haleluya nitwa Maria Chantal ndi umubyeyi w'abana n'umugabo Imana iduhana umugisha n'umukristo mbanje gusuhuza inshuti zanjye zose ziri mu mahanga aba mu Rwanda abantu bari hirya no hino ku isi banzi zikunzwe na benshi ndabasuhuje mu izina rya Yesu umwami Imana abaho umugisha tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana ryururutse umutima ijambo ry'Imana umuntu aryumva babaye agahozwa amarira ijambo ry'Imana umuntu ashaka kuryumva ashonje akarya ni umutsima utera imbaraga kadusenge Mana mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje ko waturinze tugiye gutambutsa ijambo ryawe ntago ari iryacu reka ushyirwe hejuru twe ducishwe bugufi kandi imbabazi zawe zigume kubana natwe ugume kuduhisha ugume kudutwikiriza ubuntu bwawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana rero iduhana umugisha ndarindire mashaka kubaririmbira nubwo ari umuhanzi numva banje kumwiseguraho ntacyo zantwara ndamukunda cyane yitwa Leonira nindirimba ivuga ngo mbariza abagenzi uti ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo mbariza abakozi uti ko mutagikora imirimo yararangiye cyangwa mufite konji Imana nta mwanya ifite wo gukina n'abantu kuko ijuru ryo ritazabura baryo hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali nacyo byahombye Imana utayikoreye bariza abagenzi uti ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo bariza abakozi uti ko mutagikora imirimo yararangiye cyangwa mufite konji Imana nta mwanya ifite wo gukina n'abantu kuko ijuru ryo ritazabura baryo hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali nacyo byahombye Imana utayikoreye Imana rero idufashe kandi tugirire neza nawe wihagaze wirinde utagwa hari ibihumbi 7 bitapfukamiye Bayali bicyubaha Imana kandi bikikorera wireba baguye ahubwo reba wowe aho uhagaze Imana rero dufashe uyu munsi Imana yampaye ijambo ry'Imana rijyanye no kuvuga ku amasezerano y'abera hari abantu bazisi bambaza ati se mama Nelia we ubikora nizavamo ibyo Imana yavuze ibisohoze ntago Imana ibeshya Imana yacu ntibeshya burya wowe wakibagirwa ijambo wabwiye mama Nelia ariko yo ntiyakibagirwa ntago ijya ibeshya tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo 10 umurongo waho wa 36 tugiye gusoma haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira Imana rero idufashe kandi tugire neza twasomye mu Baheburayo 10:36 ukomeze hepfo ni ijambo ryiza cyane rivuga ku masezerano ariko ahantu ndi butindeho hanteye ubwoba hahora hanerwa nano vango ariko
umukiranutsi wanjye nasubire inyuma amaso yanjye ntazamwishimira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Barokore tube maso. Yesu ntacyo apfana n'amasezerano. Buriya na Aburahamu hari ahantu yarinze ataha kandi amasezerano ye atarasohora. Barokore mbibutse yuko izi saha tuvugana, niba utegereje uri kuvuga ngo ngewe ngo amasezerano Imana yarambwiye, Imana yambwiye ko izanjyana hanze, Imana oya, banza wowe ubwawe ku giti cyawe se ubundi Imana mubanye gute? Nibyo koko yarakubwiye, yakubwiye ko izaguha umugabo, ikubwira ko izaguha umugore, ikubwira ko izaguha abana, yakubwiye ibintu byinshi, ariko se mubanye mute? Yambwiye ngo nkubaze muri iyi minsi mubanye mute? Rero Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Yambwiye ngo mbwira abantu ngo nta jambo ryayivuye mu kanwa izabeshya umuntu, ibyo yababwiye izabisohoza. Kandi munakomere nubwo bikomeye, nubwo mubona ibihe bimeze nkaho bwiditse bwije, ariko yambwiye ngo abakiranutsi, maze Imana iri gufasha n'abadasenga. Imana yarambwiye ngo yatanze poromosiyo. Yatanze poromosiyo yaba usenga yaba udasenga, ariko irambwira ngo abantu badakijijwe bayegere bakizwe. Irambwira ngo kubakijijwe amasezerano yavuze yanyiza yakurikirane yasohoze. Ibyo yakubwiriye mu buvumo, ibyo yakubwiriye mu butayu, ibyo yakubwiye uryamye izabisohoza. Irambwira ngo abakiranutsi bayo bagiye kubeshwaho no kwizera gusa. Nuwizera uzarya, niwizera ko ishoboye uzabaho. Imana irambwira ngo rero umuntu wese abe maso, kandi umuntu wese ave mu bidatunganye, umuntu wese yirinde ahunge atagwa. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Irindi jambo muri iyi minsi riri kumfasha ni ijambo rivuga ngo kuko yababajwe abasha no gutabara. Naryo riri mu Baheburayo, abasha no gutabara abageragezwa bose. Bishatse kuvuga ngo ntago Yesu yakureka. Buriya nubwo ubona uri mu kabwibwi, ayiwe haleluya, nubwo ubona uri mu kabwibwi, ubona ureba hepfo no haruguru, maze iminsi mbwira abantu ngo wikirirwe guca urubanza, Imana iraje. Muri ako kabwibwi urimo, ubundi hano ukuntu Imana itinda kudutabara, abantu bakajya bavuga ubundi se uriya yakoreye Imana, ubundi ni umunyabyaha. Nyine umuntu wese uri mu bibazo abantu babona ko ari ibyaha, bakabona kudakiranuka, ariko ntago ariko bimeze. Si ukudakiranuka, ahubwo isaha y'Imana itinda kugera. Uko yatabaye mama Nerisi kizagutabara, uko yatabaye uriya si izanyura, uko yagutabaye ubushize ntago ariyo nzira izagaruka inyuremo. Yambwiye ngo mbwire umuntu wese urushye kandi aremerewe ko Imana ije gutabara. Kandi hari amasezerano Imana igiye gusohoza uyu mwaka, hari nayo izasohoza mu wundi. Hari abantu Imana ije kwitamurira bakayibona. Hari abantu bamaze igihe babwira Imana ngo ubundi ubahe, urihe? Imana yambwiye mbwira abantu ko igiye kubitamurira bakayibona. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Yahamagaye abaswa, ihamagara abize, ihamagara n'abatarize. Buriya ukurikiranye mu bigishwa be ntago bose bari barize. Hari abantu muri minsi bavuga ubundi se uriya twicaye imbere aratubwiriza ni muntu ki? Niba munabizi, Yesu ntago akoresha abaswa gusa, akoresha abize n'abatarize. Impamvu akoresha abize n'abatarize, wabagira ngo wa muntu utarize yereka abantu ko wafite imbaraga zituma ziba mu bantu be nibwo batize bakavuga ibye. Noneho nuriya wize abize nawe bakamwibonamo, akababwiriza akabati nge se ubu sinize dogitora, sinize amashuri anaye, gusa murabona nakijijwe. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Umuntu wese udukurikiranye uhumura amasezerano yawe, Imana izayakurikirana yasohoze. Reka mbabwire igihe kimwe nigeze nasenga nkajya mbona Imana ntinyumva. Ngiye rimwe umuntu yarambwiye ati ariko ubundi wirirwa uvuga ngo urasenga, ni wowe basohoye mu nzu, ni wowe waburaye, ni wowe wikoreye agataro. Ubundi se ubwo urasenga umuntu wikoreye agataro mbese ubusenga iki? Ndanjye namubwira nti ngiye ntago nakurikiye Imana kubera ibiryo. Hari abantu muri iyi minsi bakurikiye Yesu kubera imigati atubura. Hari abantu bamukurikiye kubera ibiryo yabahaga. Oya, ngiye nakurikiye Yesu kuko namumenye, kuko ari umunyembabazi, kuko ari umunyebambe, mukurikira kuko ashoboye, ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera amaso nkamera nk'urutare. Abashaka kumenya iryo jambo riri muri Yesaya 57, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara. Nimuhumure ntago muzamwara, nimuhumure ntago muzakorwa n'isoni. Umwami twakurikiye arashoboye, umwami twakurikiye ntago ashakishwamo imbaraga warazifite. Haleluya, yifitiye ize mbaraga, yifitiye ubwami. Imana yambwira abantu
umuntu wese narebe Yesu, wirebe igitangaza azagukorera, wihora utekereza amasezerano, ahubwo tekereza ubugingo bwawe buhagaze none. Banzira aho ubugingo bwawe buri, n'amasezerano yizayakurikiraniye yasoze. Ntago yaje kukubeshya, ntago Imana ibeshya, nta nubwo ivuga ubujejwa, kandi nta n'ijambo na rimwe Imana yavuze ritazasohora. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu, hari abantu ureba ukibaza bikagucanga. Umuntu ari kuvuga Mana njye Imana yarambeshye, mbese isi Imana ibeshye ite? Ntago Imana ibeshye, bishobora gutinda. Yarigeze najya gusenga ibyumba ku mazi, ndabibwira ntiyenje kugusezera, ndabona utajya usohoza amasezerano. Byari byancanze, iyo byagucanze rero ntibitana no kwisabira gupfa. Ndabana rero Mana nje kwiyeza. Njyamo bari baravuze ngo hari igihe birabiberwa hano ukaruka kugwa mu mutwe. Njya munsi yarwo ndategereza ndaheba, ariko naje gusanga ntago amarira menshi n'amagambo menshi bituma Imana iza kuko isaha igeze. Naje gusanga isaha itaragera, wagira ishyari wagira ute, ntago Imana izaza. Ariko isaha yawe uyu munsi igere mu izina rya Yesu. Isaha yawe uyu munsi nigera, ngahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi isaha yawe nigera, mu gitondo impundu ziravuga. Hari igihe baba ubwiditse ukagira ntibuzacya, ariko nawe buzacya. Yesu we buzacya nukuri, buzacya buzacya nukuri, buzacya imbere y'Imana nta joro ridacya. Erega yemwe buzacya, banyamagambo muhumure buzacya. Abantu bafite abantu babarwanya, barakuvuze amagambo amaze kukurenga, bamaze kuguca intege, ariko Imana yambwiye ngo amagambo yigukura ku mbibi Imana yagushyizeho. Hagarara ku ijambo wavuganye nayo, ntago ibeshya, ntago ikiranirwa, ntago ivuga ubujejwe. Icyo akora cyo ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndashaka ko uyu munsi utegekera ubuzima bwawe, ndashaka ko uyu munsi utegeka mu izina rya Yesu, ugategeka ati ngomba kubaho, ukiterura ukishyira ahantu heza. Ubundi kitwishe ntago abantu bakizera, ntago abantu mbese ntago sibunda bivuga ngo iki, ntago tukiyaminiya ko turi abakozi b'Imana, ko turi abana b'Imana. Njyamaritse kubwira abantu ngo umuntu wese ni umukozi w'Imana. Ntukajye uvuga ngo se nk'ubiki, oya, umuntu wese ni umukozi w'Imana. Aho uri umukozi w'Imana, nawe ari abantu wagaburiye muri corona, uri umukozi w'Imana. Ntago umukozi w'Imana ari ubwiriza gusa, uwagaburiye abantu, uwabambitse ni umukozi w'Imana. Uriya wasuye abarwayi kwa muganga ni ikintu, umukozi w'Imana. Uri isengera abantu ninjoro naho nta mafaranga ufite, ariko ufite ijambo. Naje kubwira abantu ngo naho nta mafaranga waba ufite ariko ubitse ijambo, biruta ufite amafaranga. Nubwo ntayo ufite ariko ufite ijambo, abo usengeye bigeraho kandi ugakora. Ngo n'abasengeye abandi Imana izabahemba kurabagirana. Ujye usengera abantu naho ntacyo ufite, kandi Imana izakugira neza, n'amasezerano yawe izayasohoza. Imana rero dufashe ku bantu bakeneye ubundi bwisobanuro, bakeneye mbese ko tuganira kwihana no kugaruka ku Mana neza. Abakozi b'Imana bazashyiraho numero, muzampamagara mbafashe. Mu ijuru hari Imana, nimuhumure uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Kandi kirenze kuri ibyo, reka mbabwire, iyo Yesu aza kuba areba amagambo ntabwo yari kuntabara. Ninjye ubibibwiriye, iyo aza kureba amagambo, naravuzwe, wowe waravuzwe, naravuzwe, none nanjye ngezaho najya nikontorora nkajya mpora niyeza. Mana biriya bintu koko, ukajya kumva umuntu aho urutuye ijambo. Yesu we, kumva abantu baraje bavuga ati gutya na Yesu we, none ngeraho numva burya Imana yantabaye naracanganyikiwe. Ku bantu banzi bazankurikirana, banzi bo barabizi, njya gutanga ikiganiro bwa mbere navuze meze ukuntu, mbese urugamba iyo rubaze kuba rwishumera nk'umuntu ucanganyikiwe, ariko humura Yesu muri kumwe. Ngo waravuzwe ntago wandushije. Ngewe nabayeho umugabo yarantaye, abantu bakajya uriya mugore atwara, uriya mugore mujye mumwitondera. Ubu se umuntu utagira umugabo, ubwo mundi uzi ko utagira n'umugabo. Yesu we, iyo utagira umugabo, hari n'umuntu ufite umugabo uvuga ati shwisi najya kwinjiza uyu mugore mu nzu atanwarira umugabo. N'abantu barakunena. Mbese hari ibintu bitatu Imana yari yarankubiseho kashe. Hari igihe Imana igukubitaho kashe y'ibigeragezo. Kashe ya mbere nta n'igiceri, kandi kubaho nta n'igiceri bishatse kuvuga ngo
mbese uba uri ku itapi umuntu wese aba yemerewe gukandagira none se uri kuva ku itapi ujyayo. iya kabiri narakubiswa n'igisuzuguriro cyo kubura urugo nanabanaga n'umugabo ariko mbese ari ibibazo ruhora muri bombori urumva nta jambo iwacu nta jambo aho nashatse nta jambo. ikiri cya gatatu mu itorero niba nta turo ubwo nyine urabyumva sibyo ko iwacu muri ADPR bitabayo ntago barabanura ku butoni ndanabashimira bagiye bamfasha. ariko icyo nshatse kubabwira iyo nta giceri ari mu itorero nta jambo ari aho uvuka nta jambo ari aho washatse nta jambo kandi ikindi ntago babazi kubitsa ibyavuzwe n'Imana. reka nkubwire Imana igitanga ijambo guma ku masezerano yawe Imana yakubwiye guma ku byo yavuganye nawe naho abantu bakuvaho naho abantu bakureka naho bagenda bakuryanira n'inzara Imana yaravuze humura Imana yaravuze kandi icyo nkundira Kristo twiringiye ajya kurikirana ijambo yavuze akarisohoza. Imana rero dufashe kandi tugirire neza ku bantu badukurikiye. Imana yambwiye ngo muri iyi minsi hari amatangazo 3 Imana yambwiye muri iyi minsi iri gukorera nyuma ya 0 irambwira ngo mbwira abantu ko n'ubundi kugosora birakomeje umwe uracyahari ntago uragenda ube maso rero Yesu atagukubura. Yesu ari gukubura arakomeje ahubwo ibyo mwabonye nibike akomeze kwiyizira akomeje gutembera asoza amasezerano. Nukuri nubwo bikomeye Yesu agiye guha abana amazu nubwo bikomeye Yesu agiye kongera bafungure bakora amakwe insengero zizafungura twongera tubyine. hari igitangaza Yesu agiye kuzakora mu gihugu cy'u Rwanda kandi abantu bose batuye u Rwanda bazabimenya. Igitangaza gikomeye kuko Imana ikunda abanyarwanda. Buri Imana iradukunda kandi ikindi n'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bamenye bazakurikira iki kiganiro Imana irabakunda. Buri muntu wese si abanyarwanda gusa abanyamahanga abagande abakongomani ari benshi bajye bankurikirana. Imana ntirobanura ikunda umuntu wese ukiranuka kandi uyuha umutima. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Gusa muri iyi minsi hari ijambo ari kumfasha rivuga ngo umukiranutsi w'Imana arashinganye. Naho byakomera naho bagusohora mu nzu naho abantu bose bakigendera naho n'umugabo washatse yakubwira ati bye sheri Yesu ajya seruka muri aho hantu. Nabikubwira nk'umuntu wabinyuzemo. Yesu yigeze yaseruka rimwe bansohoye mu nzu Nyarugenge bo barabizi bena n'abazankurikirana bigeze kuhasengera abanzi. Ngewe nari umuntu nageze aho mbwira Yesu ni rero mbabarira nkuraho kuzajya mba ikibazo ku bantu. Buriya ndakubabwira hari igihe wisanga uri ikibazo kandi atari wabyiteye. Buri munsi umuntu nari nsigaye umuntu ambona ati araje kubera iki hari abantu bari basigaye bamunga da akavataraje tisibundi si twababwiye uburaje gusaba kubera iki ntago urinda unasaba kuko abazi ko naza ari bugwikiro cy'ubugari byagucanze. Ariko turashimira Imana ngende hano imbere yanyu shimiye Imana ko igigaburi kanambika. Ntago tuyishimiye amazu meza ntituyishimiye amamodoka meza. Shimiye Imana umuntu utazi inzara irakurya nyoka akakwihakana inzara irakurya ikakurya kugeza naho ushobora kubwira Imana ati rero mbaye nkusezeye. Ariko dushimiye Imana bantu muri mu butayu bantu muri mu ntambara bantu mubona ko itazaza Imana igiza ikarangiza ibibazo gusa hejuru y'amagambo bakuvuze Imana iguhihumure kandi iguhituze hejuru y'urwango bagufitiye Imana ize iguhumurize. Twasanze Imana itandukanye n'abantu. Ntago Imana ari umuntu ntago ibeshya ntago ikiranirwa kandi kirenze kuri ibyo irabakunda. Yamwe ngombwira abantu bose bayikoreye ko bari muri konje bari muri promotion nubwo tuzaha tukavuga ariko insengero zirafunzwe. Imana iri gutembera mu bana bayo iri gutembera isi yose. Yesu agumye gutembera aho urube maso nawe gakoca itazagufata. Ubu muri iyi minsi iri kuvuga tuzajya utarukira mu cyambite ngufatisha abantu bose bari maso wezwe gusa. Ijambo murabizi nsoreza ahantu hose mujya mumana ku macano n'ukwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana rero duhana umugisha ndabakunda. Shalom yari wa mubyeyi wanyu Mama Neria kandi kirenze kuri ibyo ntazagira umuntu gucira urubanza ngo urakenye cyane ngo Imana yarakuvumye. Nge barambwiye ngo Imana yarambumye. Hari umuntu unyuze kumbwira ati rero uriya mugabo yarize tubundi umuntu wize ufite diplome abana nkawe ninjije gute. Ndamubwira nti yarize ariko nanjye narize. Imana irigisha
mbwira abantu badukurikiye kurikirana ishuri ry'Imana rirenze yose mubona y'isi. Iyo wize ishuri ry'Imana ubuzima bwose ugiye murabujera. Imana rero duhana umugisha. Shalom, ndashoje, reka dusenge. Ndabakunda. Uri Imana, uri data wa twese mwiza, twarakubonye habwa icyubahiro. Mana, nsengeye abantu barushye nkuko nari ndushye, abari mu butayu, abari kugeragezwa, abari mu ntambara, ababona ko ntako babigenza, abo basohoye mu mazu, abashonje, ababuze abagabo, Mana, babuze abagore. Uwiteka, ingo zasenyutse uzubake. Mana, buri muntu wese umwiyereke mu rwe ruhande. Imbabazi zawe rero zigume kutuzenguruka, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.